icikana utwo guhumekeramo katurore. Gagani yari afite mituweli ariko mituweli ntago izura iravuza sinzi kijijijija tangira kumukoraho. Cya Jean Marie nicyo muhora kivuga ati uyu munsi mfite amafaranga nyemerera gukubita umuntu nkamuvuza. Very critical. Uyu musore ameze nabi cyane. Is not responding. Ku mubiri nta kintu kimwe kiri kugaragara ariko mu mutwe bisa nkaho kiri guhangana n'ubuzima ngare biko yabaho. Atano deini kosomo yavar kosomo. Bisa nkaho ari kugerageza cyane kubera ari ikintu ashaka cyangwa se ari umuntu ashaka. Umukobwa yabyumva karira bigaragara ko ari washaka. Umusore umubiri we ngo wananiwe burundu ariko umukobwa uko ari umusore akabyumva. Igasana. Yakuwa tugiye kujya ku muhanda turebe umuntu wabikoze ejo tuzatwamufasha. Ufite abapolisi bangaye 5,000. 5,000. Je muri uyu mujyi mfite abakozi 50,000 babarara banje. Bivuze ngo ndakurenze mu bintu byose. When to do, how to do and zicyo gukora igihe cyo kugikorera n'uburyo bwo kugikora wendeka. Polisi ya muri uyu mujyi ni 5,000. Uyu musaza afitemo abasore bamukorera akazi 50,000. Intara ya nabatangiye kurimbura. Nuguhora. Dorari Juni nawe ari hano. Bose bari guhora. Yansenyeye inyubako. Juni nawe bamuturikirije inzu. construction law kitika. Ndashaka kujya mu by'ubwubatsi. None uriya musaza aragira ngo tujye mu byo gusenya kugira ngo twubake aragira ngo dusenye. Kubera ko ari muzima. Machalo kapa. Ariko uriya wamutabaye we ngo yitwa nde harya? Wamutabaye yitwa nde n'abatangiye kumubaririza. Umusore aryamye hano utangiye ndetse yari 10 atangira kwibuka ukuntu yabonye umukobwa arira. Arakanguka. Ntago yapfa yasize umukobwa arira. Ntago yapfa. Abuze ataho kubona uriya mukobwa arira bapfa. Sore rakangutse nyuma y'igihe kinini. Aryamyemo hano. Yidalli kanna biddavo. Wa mwana we nta gitekerezo cy'umuntu wakubyaye. Yenti pranalli kaapade. Watabaye umuryango wacu urwana n'ubuzima bwawe. ఎందుకు అటాక్ చేశారు? Kuki bundi babatatse bashaka kubica? Na kodali kosam. Bashakaga Business lo Arjun. umukwe wacu mukazana nako. Personal aindi babu. Batangiye banganira muri business biza kuba intambara hagati yabo bwite. Problem solved. Intambara nuko yatangiye. Papa wa Sweetie bamubwira bati abakwari Juni twabagaritse. Kwa JP. Nabizi ubukunda ibintu bikozwe neza nanjye ngakunda icyubahiro. Twese bivuze ngo tuha agaciro indanga gaciro nibiranga umuntu bizima. Reka tubishyire ku rundi rwego. Papa wa Sweetie nibwo yaganira na Yana. Waretse umukobwa ukamwohereza akambera umukazana. Thank you. Nzamugushingira rwose JP papa wa Sweetie yemera gushingira umukobwa we. Cyarganiwande. Muri kubukwe bube. Ari Juna kimara kumva ko ubukwe bugiye kuba JP agiye gushingira na Rayana yaravuze ngo muri kubukwe bubi. Tali padaka mundu తీసుకొస్తే uriya mukobwa nitumushimuta mbere y'ubukwe bazavuga ngo ari Juni nashimusa umwana. Tali padaka wani lepesi తీసుకొస్తే wa JP. Narayana. Ariko nitwica umwana ugiye gukora ubukwe wa Narayana n'umukobwa we tukamushimuta umukazana we. Icyubahiro cyuriya musaza ugikunda kuba Narayana tuzaba tugishyize ku muhanda. Nibwo ubukwe bwabaye. Sweetie nibwo bagiye kumushingira bamushingira umwana wa Narayana. Ubukwe bwarabaye ubukwe bumaze kurangira neza. Yakwambitse karakantu ubukubwo buba burangiye karako mu ijosi. Tayari ubumubereye umugore nta kindi kiba gisigaye. Yamaze kukazirika neza bahita bamurasa. Vuze ngo Sweetie umugabo we bamurasiye ku bukwe. Urumva akazi kose bamurasiye ku bukwe. Binjiye banarasa. Vuze ngo Sweetie umugabo we yapfuye ubukwe bukiba. Bataranasohoka mu bukwe. Yapfakaye ataranasohoka ubukwe bwabereye yapfakaye akiva kwa mbega ni uko baba umuntu avuye ku alatali kattagane champesara. Bisha umwana wanjye akimara kwambika umugore impeta niko nabyita. Sakan gelicharu. Bisha umungu wanjye. Portiga batsinda igice cy'intambara ariko ngo none barashaka gushimuta umukazana wanjye kugira ngo barangize intambara neza. Utahagera bari gushimuta uriya mukazana bashimuta Sweetie. Niba ari kumushimuta. అంతానికి పరువుకి జరిగిన యుద్ధంలో తన అన్యాయంగా బలైపోయింది బాబు. uriya mukobwa byari nk'agatego bari bateze hagati barwanira ibintu by'ibyubahiro by'amafuti biraho. Musaza ari hano kumwe na JP. Umwana udafite nyina అయిపోతుంది అనుకోలేదు.
ntabwo natekereza ko ubuzima bw'umukobwa wanjye buzagenda kure, niko biba bigomba kumera. Dukora iki muze? Uyu ni papa wa Sweety. మైన్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి Mama umukobwa wanjye mutware. Umukobwa wa mutware? పవా నుంచి గంట హోల్జీ Uko ariko bwari bwamaze kuba. Tan- N'umutware ari Juna azaza mushimuti. ఇప్పుడు తన్ని కూతురు Ntabwo namuguha ubuyo. ఈ ఇంటి పరువు Uriya mukobwa wawe buriya ni icyubahiro cy'umuryango wacu. Agiye kuzaba hano muri iyi nzu yanjye mpaka ku mwuka we wa nyuma, ntabwo namuguha. Baza umukobwa yapfakaye bakirangiza ubukwe, nta n'umugabo mbega yigeze agira, ariko baramwimanya. Uyu musaza aramwimanya. Tura n'icyubahiro cy'umuryango, agomba kuba muri uru rugo. Umukobwa agiye kuba muri uru rugo nk'umupfakazi, nta n'umugabo yigeze. Muzehe niwe wabyikoreye byose, yanga gushyingira Gagani. Dore nguyu umukobwa agiye kuba muri uru rugo nk'umupfakazi. ఏం చేస్తే తండ్రికి చెప్పుకుంటారు, Iyo umuntu yahemukiye umukobwa, umukobwa abibwira se. ఏం చేస్తే Ese umukobwa yahemukiye nako papa yahemukiye umwana we, దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదమ్మా. Imana ntimuhe n'amahirwe yo gukosora ayo makosa, bigenda gute? Mwana wanjye mbabarire, naraguhemukiye. Sweety ubu nagiye kuba muri uru rugo ngo yitwa umupfakazi mpaka igihe azapfira, nta n'undi mugabo yemerewe gushaka. Kuko ashatse undi mugabo ngo yabasebeje iki? Yabasebeje uru rugo. Uru rugo kandi rukunda ngo icyubahiro kubi. Narayana akunda icyubahiro kurusha ubuzima bw'abantu n'ubwe. Ntago akunda abantu babaho nk'imbwa biyandarika, bafite imico mibi, birabyanyuma muri aho mwasamye, ntago abikunda. Shaka umuntu abe afite icyubahiro, afite ibyo akora biri ku murongo. Hakora nyine ubona filime za rock ziba zirimo amagambo yiyubashye ya discipline, pana bya bindi umuntu aza muri filime akavuga agatuka abantu, ugasanga ari gutuka abantu bubatse, abagore, abapapa. Biriya bintu ntago ari icyubahiro rwose. Nanjye wo kubura discipline napfa. Discipline maze njyeho mbabeshye. Saza nakunda icyubahiro, ibintu binyuze mu cyapani, ibintu by'ubusazi biri aba bantu. Yaraje areba umukobwa. Sweety buno yarapfuye Gagani. Ubu nta cyakubaho. Ndakwinginze igendere. Ararira kandi uyu musore arahiye ko uyu mukobwa atazarira. Urarize? N'iki si? కష్టం దేవుడిచ్చిన శాపం, కన్నీళ్ళు ఆ శాపాన్ని కడిగే వరం. Ikibazo ni nk'akantu Imana iba yohereje, amarira arakoza akagahanagura. Ngaho rira. Rira. గంగాజలం కంటే పవిత్రమైంది ఏదైనా ఉందంటే అది కన్నీరే. Nimba ari ikintu cyera kuruta y'amazi yera y'umugisha ni amarira. Ngaho rira. Uyararira. Rira. Arangije amuhanagura amarira. ఇవే నీ చివరి కన్నీళ్ళు, ఇదే నీ Ayo niyo marira ya nyuma yawe urize n'ibibazo byawe bya nyuma ugize. Ngiye kubera ibisubizo. ఎవరున్నారు? Sweety, umuntu uzongera kuguhagarara iruhande cyangwa ahagarara hagati yanjye nawe, nzaba mpari. Ndagukunda. Forever. Byiteka. Never. Iteka. Never. Barashe akarasa. Paka ku mwuka wanjye wa nyuma nta muntu uzongera gutumurira. Nyagasani. Nta muntu uzongera gutumurira. Ati nk'amabara yongera kuza, umukecuru arabyumvisha hano, ariko umukecuru arabyumvisha. Nyagasani, umukazana wacu usaziranye n'uriya musore. Aturuna urubanza rw'indwanyi, ruhagarika umuntu uri kurira, ruhagarika amarira y'umuntu. Katorore. Ese biragenda bite? Iminsi yaragiye irica, umusore nawe ari kugenda yoroherwa akira. Iminsi iricuma. రక్షకుడు గుండె లోతులో తెగిన గాయమై తగువు న్యాయమై వచ్చాడు. కంచు కోటలో రాకుమారి పెదవంచులపై తిరునవ్వవుతాడు. వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే. వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం. వీడే 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 నిన్ను హరివిల్లుగా మారుస్తాడే. వీడే వీడే నీ బలము బలగం. వీడే సావో సావో నీ ధైర్యం వెతికిచ్చేవాడు. చేసావో
తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే ఏ శుభకార్యానికి పిలిచినా రాని వదినొచ్చిందేంటి? అన్నయ్య గొడ్డొచ్చిన వేళ బిడ్డొచ్చిన వేళ అంటారు. అడుగు పెట్టింది, అరిష్టం జరిగింది. iya mwihangane rwose mumbabarire babyeyi hari habayemo akabazo gato జరగబోయేది ఘోరం, ఆపాలి. mumbabarire nari kukanya rundi waje muri uru rugo ninde yambaye ibigirwamana ku maboko ukabona ko nyine ari umuntu usenga cyane waho katururi ఏ శుభకార్యానికి పిలిచినా రాని వదినొచ్చిందేంటి? gute muramukazi wacu aje hakurino sasa bari kubyibaza muramukazi wabo araje muramukazi wa Narayana nawe ntiyikoraho mu rugo waje muramukazi wa Narayana nakubwo ni mushiki wa Narayana banza gutera amazi mu gishano అన్నయ్య musaza wavayo ni umugore uje శుభకార్యాలు చూసుకొని చేసుకోవాలి. ugomba kujya userebura witonze అడుగు పెట్టింది, అరిష్టం జరిగింది. uriya mukobwa yinjiraga muri urugo hano hantu hinjiyemo inyatsi yarika జరిగింది దారుణం, జరగబోయేది ఘోరం. ndetse ibintu byabaye muri uru rugo ni ibintu bigomba guhagarikwa హోమం, మృత్యుంజయ హోమం. bagomba kujya kubisengera bya bigirwamana byabo nyine kugira ngo ibintu biri kuba muri uru rugo bitazongera kuba తనతో సహా tugiye gutangira hamusara tujyane uriya mukobwa dutangire iyo migenzo yacu tumusengere inyatsi zimushireho inyatsi yazanye muri uru rugo వెళ్తున్నాం. ndetse tugiyeyo windukira abona umusore hakurya bagiye gusenga uriya mukobwa mukuru inyatsi uriya ninde niwe dutabaye మన ఫ్యామిలీతో ఆ అమ్మాయి మాత్రమే వస్తుంది. tujye kumusengera kuko wabona ari inyatsi hasi yaje ku musore నీ పేరు witwa nde సార్ Gagani Gagani అంబే urumva umeze ute sha ni umukire nuko abavuga nta no kugushimira cyane wagahungu rero ushaka ko ari bwa buhungu bwo ku muhanda bwirwa burwana genda ujye kwivuza ahandi hantu నా పిఏ నంబర్ అంత niba kubaza uzabaho nimero zanjye ibintu byose nzabyishyura ako ni agasheke nguhaye shoferi we genda umushyira hano yamuhaye amafaranga menshi kindi థ్యాంక్స్ warakoze konabara bye bye babakira batikora warakoze konabara adaha n'agaciro ibikorwa byawe kigoryi iki gisaza akoze sha warakoze konabara
kumva ko niyo utabikora nyine hari ukundi byari kugenda nyine atari bupfe gupfa. Yarebye abantu batwaye umukobwa ngo bagiye kumujyana ahantu bagiye gusenga bamukureho dayimoni n'imyuka y'inyatsi na karande z'abakurambere b'iwabo, bagiye kumurambikaho ibiganza. Injira modoka agende bagukureho karande z'iwanyu n'inyatsi wazanye mu rugo rwacu. Bamujyanye kumusengera bya bigirwamana byabo. Phone. Mada telefone. Uyu ni mushiki wa Narayana. Pawar. Ari Juni, kumba vugana na Juni. Washaka guriya mukobwa ngiye kumukuzanira Sweetie umutware, ariko wibuke ibyo twumvikanye. Family jolly rakuru. Ntuzongere gukinisha umuryango wacu. Uriya mukobwa Sweetie ngiye kumukuzanira umutware ari Ju. Sawa. Kumbe bagambanye uriya mukecuru yagambanira mukobwa. Mu kabari bashobora kugabaniriza ibiciro, ariko mu ntambara ntago bajya bagabanya ibiciro. Don't miss again. Nimwongere guhusha bose mu bice. Ari Juni ni ikirara. Yari yumvikanye na mushiki wa Narayana ko mushiki wa Narayana nasura mukobwa muri urugo. Uriya mukobwa ari Juni ari mushimute gusa akamutwara, abandi bo muryango akababareka. Ariko ari Juni avuze ati famiye yose muyice. Mubice. Datinze baje kumugezi. Bafite ukuntu baza gusengera ku mazi bano bahinde nyine. Ariko nimba basenga nyine bakumva bibafasha, ibyo bigirwamana byo bikabasubiza bakumva umutima utabacira urubanza. Rwose ni ibintu byiza cyane. Nawe nimba usenga uri umusiramu, wasenga nyabingi, waba uri umukristo ugasenga ukumva uranyuzwe, ukumva umutima uratuje uratekanye, ukumva ubanye neza n'iyo mana yawe yari yose waba usenga, nawe komerezaho rwose, shishikara. N'abari basenga ibigirwamana byabo ntimukabacira urubanza. Tujya tuganira bakambwira ati nese ko twebwe ibyo twifuza bibiduha tukumva umutima utekanye, kuki utubwira iyo mana yawe Roki? Avuga ati kandi koko nibyo. Nabo bambwira yabo nkumva nayumva, nanjye nababwira yanjye nkumva batayumva, ngavuga nti koko wabona bafite rezo, reka mbareke ngumane ibyanjye bagumane ibyabo. Yeah. Ugasanga umuntu araho siko bari abantu badakijijwe bamaze. Nubwo ngiye navugana nabo ntibakijijwe. Iyo baje gusenga umukobwa baje kumukuraho karande n'inyatsi z'iwabo bamuzanye ku mazi bamwoza ibyaha. Yeah. Baje gusenga ibigo biricana n'ibigoma, ariko hano biba byaje gusenga. Imana idukiza abanzi, ituye n'imbaraga zo kwivuna abanzi. Kwivuna abanzi ubwo no kugenda bakica abo banzi. Gusa mujye musenga mu nsheri birafasha. mృత్యుంజయ హోమం ముగిసింది. ఈ హోమం వల్ల శత్రు భయం, మృత్యు భయం, అరిష్టాలు. Iyi mugenzi gukiza ubwoba, gukiza ubwoba bw'abanzi, gukiza ubwoba bw'urupfu, ukabaho utekanye aho. సంగమ స్నానం చేసి Mugende mu mazi rero mwiyuhagire izo karande n'inyatsi bibaveho. Mu mazi yera bagiye kujya mu mazi koga. Tujye koga twikoreye iyo nyatsi n'ubwoba bw'abantu. Tugende shaba gukora izo karande ziwaye. Bazana mu mazi katururi. Koga ikoreye inyatsi, namwe mujya kuri Nyabugogo ariko mwoge mwikoreye inyatsi na za karande. Ibintu bajya bavuga barabijya bincanga za karande ni ibiki. Uyu mugore yagambanye nabo kwa Juni ngarabaho uyu mukobwa, ariko ntibazongera kumutesha umutwe. Ari gukebaguzwa. Icyo ataza ari Juni yagambanye ati tubice bose, na Juni Pawari Nyiramayoga ngo niyo yinjiza 60 by'inzoga zinjira mu gihugu. Soko yararifashe. Mumfashe gutya nugo umusaza gusenga imana zabo yanazirakariye ima umugisha. Aba yanazirakariye. So guse ni imana ziba ari nyinshi, ntugire ngo ni imwe basenga nyinshi. Muko nawe gira uca wikora izo karande n'inyatsi yigo. Ninjire mu mazi nikoro karande, fata amazuru winjire mu mazi wikoro karande n'inyatsi. Bacuzamuka. Hey! Hey! Oh, yugasani. Juni Pawari ntahata gusanga nibyo kwanga wagiye gusenga ute. Abarinzi be barabica. Bize biti. Bavayo biruka. Ugasana umusaza bamuteza agaco. Babyita ambushi. Na agaco katurore. Bakwa Juni Pawari. We! Zarasakuza. Baratabara. Barabaga. Umusaza wa. Batarababaga hari icyaje. Cyaje kijomba mu muntu. Ninde utabaye? Ninde? Bajya gutyo. Yarari hafawo. We!
se yarumirwa ariko uriya mwana ni nyagasani wamuntumyeho bano barumwe baparika gutyo byaje ari byinshi hanze ngo kubitira abantu Katurori sora vayo koza ku mukobwa ni ikibazo vayo yiruka bimeze bite hey vayo Katurori yaje ongwe baka ibakoraho ashaka bashyiramo hasi uretse wibaga umusaza w'abandi wibaga n'uyu sheri wambonye se niwe bavuze ninjye bahanuye niwe byose se oya byose ni roke none se urindi ka byose gato hey uretse tubwo baraterura nyagasani mwana uzi ko ameze nka randi rodi ikibaruma uretse muzehe nawe uretse musaza barara baracyoza du baracyaza box sore ashaka kubakoraho uretse ariko reba iki kigore పెట్టింది అరిష్టం జరిగింది అన్నావు wavuze ngo uyu mukobwa yinjiye mu rugo rwanyu mwakuraza ariko uyu mukobwa ahubwo yaje kubakiza imyaku mu rugo rwanyu iki kigore cyamusoye mu rugo kivuga ngo yazenyetse ఇక మీద కత్తి నాపింది ఆదుషమే శత్రు నాపింది ఆదుషమే మృత్యు నాపింది mukobwa niwe wazanye amahirwe guhagaritse icyuma cyari kikuri ku ijosi wa muginga uvuga ngo umukobwa afite inyatsi నువ్వు సాటి ఆడదాని మనసు చూడలేకపోయావు బాధేస్తుంది bya bindi nyine baza bakubwira ufite inyatsi ufite za karande ibyo bintu yabivuze agira ngo babeshe umukobwa wa musore Juna mushimuta biriya byose nure wari wabiteguye uramubona ariko yiyiziye amamodoka ni menshi bari ku nkombe z'amazi baje ari benshi yatwajwemo nta n'umwe usigara ari muzima icyo ni kiri umuntu cyari Juni nyagasani turapfuye ibyo ntabwo ari byari rumvikanye nabo uyu mugore yaracyakubita ariko baje ni benshi shyira hasi Katurori dore imodoka ngo zirazenguruka umukobwa ni nyinshi sinzi ko umusore hano yabivamo bano bantu ni benshi yaje yeruka ariko abaje ni benshi kivayo yaje Katurori yaje sora vayo katurebe bimeze bite hey binjiramo hagati ni benshi Katurori taramukora ivi shaka ukora kuri switi buretse box buretse kubaga ariko punch buretse depoza hasi sore baramuteraniye baramufata ni benshi noneho icyo gikobwa mu gifati baje ni benshi umusore ntacyo yakora hano ntabwo yabigaranzura ni benshi ntabwo yabigaranzura bamufashe yafashwe n'abagabo ako kanya hari indi modoka yaje irabasanza niduje hari yaje ibasanza Katurori hey inde yarumirwa babiri b'abasinzi bandi babasinzi babiri bandi bagandi mwana wafata utazabimwasha amunagira akantu papa reka ngafate yaje baga umuntu se yaje na mukuru we baje n'ibindi byigomeke bibiri by'ibisinzi bivayo mwana watuba kubiti batazagira ngo tubatimbure Katurori baje bitambikana barabaga baginga ni batatu ni ibirara bavuga ngo ino miryango yo kwa Juni ni ibirara cyakwanarayana uyu wa batatu wo wikoraho uranahumura ni imiryango y'ibirara yahuriye mu rugamba ariko uyu wo nusanzwe uretse byo ni ibyicanyi bitatu Gagani we switi baramufashe kureba switi yabona bamutwaye muzehe yarababaye yakoze kuri switi gukora kuri switi dore mukuru we dore ngo baramukubita urushyi cyamukubise urushyi barakibonye baba we muzehe arasara baramukubise baramukubise kubita switi ubundi ni sakirirego gukubita switi ni sakirirego muzehe areba vayo hano aranamuniga papa baramunize nabibonye mwana wa dore muzehe ukuntu ava mukuru wa vayo amuzosi baramunize muzehe yitambikana mujari mukuru aramufata uretse ureba pasi baga umugingo umukubise urushyi mutwe
gukubita Switi ni Sakirirego. Yari bugendeho kugira ngo bakubite Switi tuzapfe cyangwa arire. Baje baramukubise bamutwaye nk'ihene papa. Nabibonye muzaritambika mujyari pasi arayimuhera ayifata. Yatifure fata pase mutwe barawuca. Gasani mbega famiye twabonye imiryango y'ibyiye bari kuyurarenza. Yagasani batatu. Yesu Kristo we bandi muriye ni batatu bandi bariye. Nyagasani ye warandagiye bateraniye ishyirahamwe ry'ibirara. Ishyirahamwe ry'ibirara ryaciyeho undari yeshi uramubona ari ukuntu arinda Switi abandi barihe. Uze yarumye mbega umuryango mbega darahira uyu mukobwa ni ubuzima bwanjye ni buri kimwe cyanjye nta n'uzamukoraho kandi umusaza azi ko uyu mukobwa ari icyubahiro cy'umuryango we. కన్నీళ్లు చూడలేక ఒక్కసారి వదులుకున్నా అవే కన్నీళ్లు కంటిన్యూ అయితే ఎవరు లేరనుకున్నారేమో. mwabonye arira nk'abihorera mugira ngo ntacyo ari cyo. namuhanaguye amarira zanarangiza umuntu wese uzagerageza gukinisha uyu mukobwa zamurangiza we తనని ఫినిష్ చేయాలని కాదు టచ్ చేయాలని ట్రై చేసి ntazagira n'umukoraho gusa. abo bakurambere bawe ngo bagusiye iby'ibyubahiro n'imirambo yabo niyo yazuka icyo cyubahiro cyawe cy'umuryango nabarangiza. uyu musaza iyo uvuze ku bakurambere be n'icyubahiro cy'umuryango nawe arasara. iyi ni bifu uyu musaza na yavuze ku cyubahiro cy'umuryango ubumututse cyane yanakwica. Ikimenyimenyi ingabo bakurambere bawe ngo bakuraze iby'ibyubahiro. Musaza yararize iki cyubahiro cy'umuryango cy'abakurambere baragisebeje. Cyane icyo cyubahiro n'abakurambere bawe nabo mbabagi ibyo bintu mwigize byanyu. Bavani batatu ashyira ibyuma mu kanwa. Reka tubanze twambare neza ahubwo twaza mwajyaye twazinze amajipo barayazinga. dore batatu hagati none wagira ugukoraho zehe ze yaribyaye hano bavayo baramutwaye. undi uriya mugabo yari yarahiyatuye umukobwa Switi ntabwo azigera ava mu rugo rwanjye kuko ni umupfakazi w'umwana wanjye ni icyubahiro cy'umuryango. bamutwaye babasebeje umuryango bano bamupakiye imodoka baramutwara. sike ibyo byubahiro by'imiryango icyubahiro cy'umuryango baragitwaye. ibyo byubahiro byanyu bya hato na ubundi mushaka ibyubahiro k'icyubahiro ari icy'Imana. Kima mushaka ibyubahiro byinshi ku isi. niyo mpamvu ngiye nta cyubahiro njya mbaka. nta nubwo mba ngira ngo munyite izina runaka ngo munkanyubashyoya kuko ndayiyita yose. icyubahiro urumva narakihaye njye nta byubahiro byawe nkeneye mba narakihaye tayari ndi na kibaruma tayari. hafi aho hari undi waje ari June umusinzi. Sasa ari June umenye ko nawe ntajya ava ku bintu yitwa ari June Pawari. yasanze abantu bapfa yasanze ishyirahamwe yohereje ry'ibirara babyishe byose ni kibaruma wageze hano byaramucanze. yabonye n'umurambo wa mukuru we nakuwa murumuna we. మనల్ని కొట్టి యుద్ధం ప్రారంభించిన వరమని ntabwo twareka varuma kuba yishe murumuna wawe ntabwo twabikora. noneho wishe umuvandimwe we turakora iki? bombi simbababarira. uyu sasa icyubahiro cy'umuryango bagitwaye. icyubahiro bagitwaye. akunda icyubahiro kurusha ubuzima. icyubahiro cy'umuryango agikunda kubi. కళ్ళ ముందు ఇంటి పరువుని చేపట్టుకుని తీసుకెళ్తుంటే ఆపలేని అసమర్థుడున్నా. umuvandimwe wanjye yabaye imburamukuru ubwo batwaraga icyubahiro cy'umuryango. పరువుని అమ్మకానికి పెట్టిన నా mushiki wanjye wumvaga ko yagurisha icyubahiro cy'umuryango ari we weho nawe wumva ko ntashoboye kuba narinda icyubahiro cy'umuryango wansebeje niwe wari wabagambaniye. తాళి తెగి నెల తిరగకుండానే ఇంకోటి చేపట్టుకుని వెళ్ళిపోయినా. umukazana wanjye niwe yagiye afatanywe ikiganza n'undi muntu kandi yari umupfakazi ugomba kwicara muri uru rugo. ubuzima bwanyu musaza yirashe mu kiganza. mureke yarirashe mu kiganza.
ngo agaragaze akababaro nawe ntuzajya urakara ko ugifata nk'icumu uhite wijomba mu kaboko ariko ntukagitera abandi wowe ukijomba ugaragaza